Mu gutangira ndagira ngo duhere ku buzima bwanyu mukiri bato, mwavukiye hanze y'u Rwanda, niho mwize amashuri yanyu yose kuva mu yabanza kugera muri kaminuza, ndetse mwanahakoze igihe kirekire. Mu by'ukuri ubuzima bwanyu bwari ubuzima bumeze bute? Bwari ubuzima bwaranzwe n'iki kuva mukiri bato kugeza abo muri bo uyu munsi? Ni byiza buriya abantu kubyumva no kubimenya bikeneye. Bwari ubuzima butoroshye, ariko kandi umuntu yashimira Imana ko twashoboye gukora ibyagomba gukorwa. Nko muri iyo primaire rimwe na rimwe ashobora kwibuka wigira munsi y'igiti, ariko aho munsi y'igiti ntabwo byatuma umutwe wari uhari, ntabwo umutwe uba mu mabati no muri ya condition room ufite uyu munsi. Umutwe wari uhari, hariho n'abarimu cyane cyane b'Abanyarwanda bari patriotic, bashoboye kutwigisha. Icyo gihe ndavuga muri za Bunyoro iyo ngiyo, bakunze kutwigisha. Notonore kuba babishoboye, hariho bakiriho nakubwira amazina, notonore kuba babishoboye technically, ariko kuba babishaka, batubonamo abantu bakwiriye kuba icyo bifuzaga, kuko twebwe ntabwo twari tuzi wenda n'icyo dukwiriye kuba. Uyu munsi umwana ashobora kuba ari muri gradient, ariko akubwira ko ashaka kuba doctor. Wenda icyo gihe ntabwo twari tuzi na doctor icyo ari cyo, ntabwo twari tuzi maître lawyer icyo ari cyo, wenda ntitwari tuzi engineer icyo ari, ariko bari abarimu bakatumenyera ibyo, bakaturebera kure. Hari abantu bari quite, abari bo muri primaire bari very inspiring. I do really recognize and appreciate them. Ibyo bagiye baduha byari quite inspiring, mu bushobozi buke bari bafite technically, ariko hakaba hahandi ngo ahari ubushake n'ibindi byose birashoboka. So tugenda tubinyuramo, byari byoroshye, ariko ibyo nakwibuka nuko it was good, kuko twarabishakaga, tubifitemo a lot of interest. N'icyakabaye kibi tukakibonamo ibyiza, tukagikonvertingamo the good side. Ntabyo wabona byari bibi ku buryo wavuga ngo ngira ngo mba narapfuye, no. Ibindi byari bigoranye nuko ugereranyije n'ibyo mbona uyu munsi, nuko ibyo bikoresho wenda tutari tubifite. Hariho nko kuri iryo shuri ugenda kilometero zirenze 300, yewe n'imodoka z'icyo gihe ntizari zihari cyane. Ariko the good side navugaga nuko abantu bagiraga imbabazi, bakaduha umwanya, wambaraga school uniform gusa umuntu akakubona akagufasha. Hariho nk'ahantu nararaga kuri ibyo wakwita gare bus park, ariko umuntu akakureba gusa akagufasha. Ubundi bwo bavuga ko byari bigoranye ku buryo nk'umuntu washoboraga kugera ahantu kadindira. Njya nibaza igituma tutagwingiye icyo gihe. Wenda twaragwingiye, ariko nakwibuka nareba ngasanga tutaragwingiye, ariko kugwingira byarashobokaga muri izo conditions zari ziriho. Ariko twari dufite the mindset iri quite focused, target ko tugomba kugera ku byo dukwiriye kugeraho. So ntihabeho condition ikublocking. Ndibuka njya nko kuri iryo shuri muri high school, nagiye muri train gari ya moshi saa 12:45 za nimugoroba, ubwo from Kampala to muri station ngiyo yitwa Kumi, aho uzava via Tororo, kuko train yagomba kugenda sana ya Kenya igahagararaho igategereza izindi ziri buve Nairobi. So tugafata tukagenda to the north, ahantu waraye mu train uzagera aho ujya saa 7 z'umunsi. Ndakana kangana iki amafoto y'abana ari nyafite, ariko ugasanga you are enjoying it. So wigeranyije n'uyu munsi byari bikomeye bihagije. Ese ibikoresho aho wenda nari mfite inkweto mu kirenge, I don't remember. Ibyo mbona dutanga uyu munsi ugasanga amavarisi aruzuye 3 4,
nabaga wenda nawe mfite akabaga kamwe karimo ubuzima bwose, ariko ubwo buzima bugakomeza, and you get what you must get. Ibyo bikoresho ushyiraho n'amafaranga byo twitaga isente nabaga mfite zingana iki, ariko uduke twose twabaga turi enough, ukatubonamo enough. Ntabwo ijambo ryitwa complaint, gukomplaininga ko ibintu bidahari ntaryo nagiraga. Bivuze ngo ababyeyi ntabwo bari bafite ibyo bintu byose bishashagira, there was disgusting, ariko byose ukabibonamo positive, ukagenda kandi ikikuru ukaba ufite mu mutwe hazima. We concentrated kugira umutwe muzima. Niba byumva mushobora kwa mwana abahanga cyane mu mashuri. Oya, ubuhanga sinakubwira ngo nigeze mu muhanga bwa distinction, ariko nibura naravugaga mwarimu akumva, n'undi muduhuriye hanze aho ngaho mu buzima busanzwe maybe mfite icyo mushakaho akumva. Ntabwo ubwo buhanga wenda bwari buhari in your interpretation simbizi, ariko sinibuka mugira za distinction nyinshi. Bari buhanga bwo kunyuzaho ngomba kunyura hose nkagera hano, ukagera hano. Ubwo icyo gihe mwiga mwari mufite izihe nzozi mu by'ukuri mwumvaga mwifuza kuba iki? Hari ahantu tugeze kwiga agricultural economics, ubwo ni mu mashuri yo wakuta tronkome uyu munsi. Noneho muri high school ubwo hazamo noneho economics, nibwo natangiye accountancy in division. Accountancy nibwo natangiye kumva ngomba kuba accountant. Ubwo icyo gihe wenda nta nubwo wenda twamenyaga ese bikorwa bite, bigerwaho biti, ariko iyo general interest kabihari, noneho specifics bikagenda bifitinga muri ya framework nini nari mfite uko imyaka yagendaga yongera. Urazamuka uza kubigeraho. Niki cyagufashije kubigeraho? Noneho ibanga ryabaye irihe mu by'ukuri? Ko hari abatangira kubona inzozi ariko ntabashe kuzazigeraho, kuzagera kuri cya kintu. Icya mbere ni kuba narinzi iyo interest irahari, ariko specifically nabigeraho hagira akantu kari positive kaza muri uwo murongo nkagafatisha imbaraga zose zishoboka. Nagiraga problem y'amaso kuva muri hasi muri tronkome, nkamenya gukoresha time ishoboka. Niba numva bizazana kuzasoma cyane bizazana problem y'amaso, nkamenya guspacinga time, ariko target iri ahantu. So ibyanze nkamenya ibi munsi byanze, ariko kuki byanze nkashakisha ukuntu bishoboka. So to be orderly, ukamenya ko ibintu ugomba kubikora as you, not as any other person. Kuko mu ishuri twabaga twiga tuvanze. Uyu munsi abantu bariga bava nko ku kasozi kamwe niko nabyita, ariko twabaga tuvanze mu buryo bwose. Ariko ukimenya ntiwibonemo bariya bose. Ndibuka hari umwarimu umwe yigeze kumbwira mu class y'imibare, atari ko ugomba kumenya yuko ugomba gutsinda, ntutsinde uko kanaka yasinze, ariko wowe ubwawe ugomba gutsinda ku rwego rushimishije. So bigatuma rero wiorganizinga, nkabikora nkanjye mu buryo nshoboye, ntajyanywe nuko n'abandi. Slowly but surely I came here. Kujya muri kaminuza, urumva mu mashuri abanza ubuzima bwari bugoranye, wabigarutseho. Byaje gushoboka bite kugira ngo winjire muri kaminuza? Byari bikomeye, kuko ndibuka rimwe nagomba kwambuka nk'imipaka, umupaka ntagira passport, kuko chance yo kujyayo n'uyu munsi, ariko kuzashaka ibyo byangombwa byose wenda byari gutwara n'umwaka, I don't know. So ndagenda ndambuka, kubera the attitude yo kushobora kubwira umuntu ibyo ushaka kandi akumva koko kubikwiriye. Ntibyari byoroshye kubona izo za minervare, ntabwo nageraga safari, ariko safari yacu nkayishakisha nkayibona. Ubwo wayishakisha gute? Ndayishakishaga mu buryo hari organizations za sponsoringaga abantu bashoboye, ukagenda ugatsinda iyo interview. It is a war. Intambara nayo yagomba kurwanwa muri ubwo buryo. So ugatsinda interview, maybe muri 10 hakaba hari nka 3-4. Yes, ukagomba kubabamo, and I succeeded. Noneho rero izo exams twakoraga
zari exam cyakora njya mbona muri iyi minsi wenda byoroshye niba ari uko abantu ari abahanga niba ari byo byoroshye mu not sure byatsindwaga wenda nk'10%. Hari abantu twiganye bari hano around in Kigali barabyibuka, it was a nightmare to pass that exam, ariko ukavuga ngo do or die. Urabitsinda, winjiye muri kaminuza, urayiga, urayirangiza. Urangije mwabonye akazi ka mbere hehe, mwakoze iki cyo gihe? Twebwe twigaga ubwo tumaze kugera muri profession. Twigaga dukora stage, yari ibintu biri bita vocational stage, yabagaho almost continuous. So byose byari muri Kenya. Wavuga cyane Ernst & Young, nubwo mbere hariho izindi kwita Kusaton Garingi, huko nge nakoreye muri profession, kwiga no gukora. So mu class ukajyayo ukagenda ukareba uko kuri tere uko bimeze. Kusaton Garingi izo ni professional firms za cabinet audit, zari zijyanye n'ibyo twigaga. Kagenda ubwo ni Nairobi, nkajyoninga abanyakenya, ubwo indimi zabo hari bimwe bagomba gukora mu Giswahili, nkaziga, culture yabo nkayiga muri iyo profession of accounting, cyane ubwo ni muri Ernst & Young. Nkagenda Kenya yose, sinzi ko kuva ku mupaka nkagera ku wundi, nkava ku mupaka down south kuri Indian Ocean, nkagera ku mupaka wa Sudan. Practically ahantu ugenda, I remember hari ahantu nagomba kugenda birometero 700 kujya auditing ibintu bya energy. Iyi reg ubona hano yacu mba nivurugutamo buri I have practical experience. So nkavayo nkajya muri za banks, cyane cooperative bank, nkavayo nkajya mu byayi, nkavayo nkajya muri coffee industry. Ngira nyuma cyane towards the end nibwo najyaga muri oil accounting, Total. All in all, sinzi ko hari ikintu kiri muri economy ntagize chance yo kujyamo. Muvukiye mu gihugu cy'amahanga, mukuriyeyo, mwizeyo, kubera amateka y'u Rwanda. Mwaje kugaruka mu Rwanda ryari? Umunsi wa mbere mugera mu Rwanda mwiyumvise mute? Birakomeye, it is highly emotional, kuko ibintu wumvise kuva wavuka kugera ubwo kuva wavuka kugenda ubyiga muri history. Kandi dufite ababyeyi b'Abanyarwanda of course, uko byumva Rwanda yewe bakongeraho n'igihugu cy'amata n'ubuki, kandi wenda nta n'inka warebaga at that time, nubwo sirore batshware zagiye ziza ukazireba, ariko ukavuka bakubwira ko igihugu cy'amata n'ubuki. Noneho tukayireba kuri ntuze, noneho ukajya muri karite y'isi, map ukareba Rwanda, no. So one time ubwo liberation war yagendaga 94 October, ndakandagiye hano, ndongera nsubirayo, ariko namenye notion cya gihugu cy'amata n'ubuki. Nkagenda nkabaza nka Kayonza, city yitwa Kayonza, ngenda nshaka city yitwa Kayonza, ariko concentration ni ukuvuga the last 15 years. Nibwo noneho naje njya muri office deputy auditor general, wavuga guhera 2006 itangira. Nibwo nagiye mu buzima bw'ikinyarwanda, ariko nubundi aho nabaga hose nabaga mburimo nkiga history. So hari byo nagiye metiriza wenda some people batazi. Urugero nko kuvuga ngo guhera mu 1510 hariho iki mu Rwanda hano, 1896 hariho iki mu Rwanda hano. Icyo gihe Rwanda yanganaga iki, yava umupaka wavuga yo kagera. Iyo karite nari ifite all that statistics, iyo sequence narabyigaga, byigishije abo nagiye mu ishuri kubyiga. Ubuzima bw'umuntu burangwa na byinshi kuva avutse. Iyo murebye urugendo rwanyu rw'ubuzima kugeza uyu munsi, ni nk'ibihe bintu bitatu bibahora ku mutima byaranze ubuzima bwanyu mutajya mwibagirwa? Cyane cya mbere
ni uko kujya kwiga muri Kenya. Icya kabiri ni ukubayo. Icya gatatu ni ugutsinda ibyo bizamu nkabayo mbirangije nkavayo mbirangije, kuko hariho probability yuko byashobora kutarangira. Ntabwo ari kimwe ntabwo twigaga ngo kujya kwicara mu karasi ukamara imyaka 3 bakavuga ngo niba ari impamyabushobozi. No. Kuvayo iyo gahunda ikabirangiye, kimwe nk'ibi twita imihigo uyu munsi ukabigeraho, hanyuma n'ibindi by'ubuzima. Niki kibafasha kuruhuka? Yeah, there are some people who tell me duhurira mu muhanda aho ngaho, ariko yamere gukora gutyo utapfuye, you look fresh. So icyambere no kugira umutwe hazima, tekereza neza, not negative tendency. Icya kabiri, as much as possible iriya rompu ureba. Kwa gatandatu nyigendamo inshuro nk'icumi, ubwo ni ibirometero nk'icumi. Ubwo ariko mbikoze mu minota, ngira mu minota nk'ijana na 20. Okay, as much as possible, the clean mind in a clean body, health mind in a health body. So combination y'ibi ngibi twirirwamo no kuba ufite umubiri muzima. Don't go for alcohol. Muvuze gutyo navuga umuntu abakire neza ku meza yabakiriza iki ku buryo mwumva munezerewe? Yeah, good food irimo izo ntungamubiri zose, ariko hakuri kuba hariho amata mu buryo bushoboka. Then there should be some little chicken, of course no pork. Ariko bitavuze ngo ntimukayiriye, nayo buriya ifite umwanya wayo. Kubera life nabayemo ikintu cyitwa ugari. Ugari ni umutsima ukoze mu ifu y'ibigori, cyitwa akawunga. Akawunga. De kawunga ni amezi 12. Iyo kawunga katahari nge mba ntari, ariko abazi kugakora ugateka neza nabaka bari bake. Ndabashimiye ku kiganiro tugiranye, ariko dusoza umunota umwe hari ubutumwa bwihariye mushobora kugenera urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko ni mumenye yuko ari mwe Rwanda rw'ejo in practical terms, ntabwo ari political sloganeering. Practical terms ni wowe urakura ugenda wiyongeraho buri munsi, nta nubwo wakwireba uyu munsi ngo umenye ko hongeyeho na micromillimeter, ariko uragenda ukura. Uko ukura responsibility nayo irakura iriyongera. Ababyeyi bawe kuki utabifuriza yuko bazishima yuko uhari, kuko kuvuka ukaburiho, it is not your determination but the content of your character will distinguish you in a society. Noneho ababyeyi bakazagira igihe wenda niyo control batabigufiteho, ariko bakishima kuko babonye wa muntu tudafite all that power yo kuzana kwisi, ariko yaraje through our effort, ariko noneho havuye mu muntu ushimishije. Ibyo rero buri rubyiruko rukwiriye kubibonamo inshingano, yewe zaba zanditse zaba zitanditse. It is just divine natural responsibility ko ugomba kuvamo umuntu ushimishije. Ababyeyi, aggregate y'ababyeyi ni igihugu, nawe noneho kugenda ukura ukaba igihugu. Babaye abantu bafite akamaro, bibonamo Rwanda, great Rwanda. Rwanda must be great. Ubwo then Rwanda will be great. Baba abantu 60%. Bazi influencing bibaho kuko bafite umwanya munini wo kubaho, guhera uwo munsi ari urubyiruko bikageza kuri ya myaka y'urubyiruko sinzi uko muyita, ariko noneho akazagira influence. Rwanda must be great. Yes, if Rwanda is, you make it great because you are great and Rwanda is great. So the great Rwanda means the great you. Ariko ntabwo ari slogan biba byakorerwa, and abazabikora ni mwebwe rubyiruko.
murakoze cyane, turabashimiye ku kiganiro muduhaye. mwakoze kugira iyo interest, kubona ko hari icyo nakongeraho kugira ngo urubyiruko narwo ruzabemo abantu bateze u Rwanda imbere in that great Rwanda. Hari igihe sinibuka umwaka uwo ari we exactly, ariko His Excellency said think big. Rero ubwo ni ukuvuga ngo the thinking ntububirora, the brain ntububirora, ariko if think big bituma ukora ibintu binini. So urubyiruko rero thinking big bizavamo big things. Kandi urubyiruko nababwira ngo mubigerageze, you will see, even if you do it as an experiment, you will see. Murakoze.